akoze bwakaje kayite Ibisanzwe. none rero kayite ntabwo nzanahera ngo usaba imbabazi kuko ndabizi ko nakubabaje bikomeye kandi ndabizi ko byose nabitewe n'umurengwe ariko we ngiye kubeshya navuga ngo wigize umbera umugore mubi ndakwingiza imbabazi Kayita wababaje umutima wanjye mu buryo bukomeye ndabizi ku buryo byankorijemo uburwayi buhoraho uyu munsi wa none mpora ku miti kubera agahinda n'umubabaro wanteje ntabwo nakwibagirwa umunsi nsohora mu nzu nk'umujura musaniyeho undi mugore ntabwo ibyo nabyibagirwa rero kwakira byakagombye kungora cyane ariko kubw'imbabazi z'Imana yampaye umutima w'imbabazi numva narakubabariye cyane ko namenye ko iyo utababariye nawe Imana itakubabarira ikindi ni uko iyo utababariye uba ubuhanye n'uwo muntu aho agenda muba muri kumwe mu bitekerezo rero rwose uba amahoro narakubabariye iyo nza kuba narakubabariye ntabwo wari kwinjira hano narakubabariye oya please oya ntabwo ugomba kumfukanira ntabwo ugomba kumfukanira urakoze kayite ndashima Imana isohoza amasezerano ndashima Imana isohoza icyo yavuze amen Imana ishimwe n'ukuri nanjye nishimiye kongera kukubona ndi kumwe nawe ndumva wagira ngo ndi kubirota oya ntabwo urota uyu kwana namufashe se bamuha uburenganzira bwo kumurukaho kandi mwereke nanga kimwe amarangamutima yanjye nzi ndamuburoka Makuru yanyu niwe twavuganaga ni njyewe twavuganaga nimwakira ubutumwa bwanyu murakoze yerirwe neza Allo ninde ko ntakumenye nshuti waheze yego bwanjye ko sinabasha kumenya wabwohereje n'ibiri kumushuka twambaye ikigogo n'ibindi
alo urashaka iki umva nkubwire umva ntega amatwi nkubwire kuba naragufashije muri buriya buryo ntabwo biguha uburenganzira bwo kunkunda uranyumva tuganira ibiki ushaka iki umfashe ibiki umfashe ibiki okay hehe ryari kutavuga hehe ryari nshaka kumenya aho tunahuriye n'uyu mumama rwose ko bikomeza kunshanga tunanayagira hano ndamubaza byinshi kabisa ntabwo wabinkora numvaga waza rwose
Chere urakoze kumbabarira ugakomeza kunyitaho Imana iguhe umugisha urakoze n'ukuri kandi dore narakoze bidakorwa nakongera imbabazi pe ndagushimira ibyo byarabaye kandi byararangiye icyo nanjye nakusabira ni uko wakwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe niwe wenyine wagukiza akagukiza ibyaha akagukiza intimba niwe karuhura niwe uruhura abarushye niwe nkeneye kuruhurwa byo kuko ndarushye pe ariko imbabazi ze ntabwo nzi ko nazibona kuko ndashayishije nta hantu kurerera Imana itakura umuntu nta cyaha na kimwe Imana itababarira niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka bise na sheregi kandi naho byatukura tukutuku birahinduka biba umweru nk'ubwoya bw'intama none se wansengeye nanjye nkareba ko nakira tona ndabona guhura kwacu rwose bigoranye kandi nawe mfite umwanya mukeya ndagenda nimugoroba ya nakundi nase ya ubu rero ureba mu rugo twakuze turi abarokore batwigisha gusenga mu rugo mama ajya gusenga papa ajya gusenga ariko ukuntu byaje guhinduka rwose ya papa yajyaga gusenga ari umuntu mwiza ariko yaje kugwa aho umuntu mubi azana inshoreke akajya azana inshoreke uwazanye uno munsi ntabwo ari wazanye ejo ibintu birahinduka agera bashwana na mama gutandukana kwabo bingiraho ingaruka nawe mfata umwanzuro ndigendera nagiye mba umuntu mubi njya muri rihabu nta biyobyabwenge na kimwe nazi nagiye mba umurakare ndahinduka wese mba umumafiya ari nayo mpamvu Mbabazi yamagaze iradiyo yo kukwica oya humura narakijwe nakiri umwami Yesu n'umukiza